Ibarura igice cya 5. Abantu bahumanye bavanwa mu nkambi. Uhoraho abwira Musa ati, tegeka Abisiraheli bajye bavana mu nkambi umuntu wese urwaye indwara y'uruhu yanduza, cyangwa yo kuninda mu myanya ndangagitsina, cyangwa ahumanyijwe no gukora ku ntumbi. Ari umugabo cyangwa umugore, mujye mumuvana mu nkambi kugira ngo atayihumanya kandi nyibamo. Abisiraheli babigenza nk'uko Uhoraho yategetse Musa, bavana mu nkambi abantu bose bahumanye. Kwiyunga n'Uhoraho. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli ati, umugabo cyangwa umugore uhemukiye mugenzi we aba ampemukiye, icyaha kijye kimuhama. Ajye yemera ko yakoze icyaha kandi ariho uwo yahemukiye, yongeyeho 1/5 cy'icyo yangije. Ariko niba uwo yahemukiye yarapfuye, kandi nta mwene wabo yasize ushobora kwakira indishyi, uwahemutse ajya ndiha, indishyi ayizanira umutambyi. Ajya azana n'isekurume y'intama yo guhongerera icyaha cye. Abatambyi bajye bafata umugabane wabagenewe ku bitambo by'Abisiraheli. Icyo umuntu yanyeguriye akagishyikiriza umutambyi, kijye kibi cy'umutambyi. Itegeko ryerekeye umugore ukekwaho ubusambanyi. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli ati, hari ubwo umugore yahemukira umugabo w'agasambana, umugabo akabikeka akamufuhira, ariko akaba adafite gihamya ko yihumanyije atyo, kuko nta wamubonye cyangwa ngo amufate. Hari n'ubwo umugabo yakeka umugore we akamufuhira kandi ntacyo yakoze. Yaba afuhira ukuri cyangwa yibeshya, uwo mugabo ajya ashyira umugore w'umutambyi, ajyane n'ituro ryabigenewe, ikiro cy'ifu y'ingano za bushoki idasutsweho amavuta y'iminzenze kandi idashyizweho umubavu. Iyo ni ituro riturwa n'umugabo ufuha agashinja umugore w'ubusambanyi. Umutambyi yajyana uwo mugore imbere y'ihema ryanjye, afata urwabya asukemo amazi yanyeguriwe, ashyiremo n'umukungugu wo hasi mu ihema. Uwo mugore agihagaze aho, umutambyi amuvana igitambaro ku mutwe, maze amushyire mu biganza ry'ahaturo ry'umugabo wamufuhiye. Umutambyi afate y'amazi y'ubusharire atera umuvumo, amutongera ati, niba utarasambanye ntiwiyandarike kandi ntiwihumanye kuva washyingirwa, aya mazi y'ubusharire atera umuvumo ntazagira icyo agutwara. Ariko niba wariyandaritse umaze gushyingirwa kandi ukihumanyisha ubusambanyi, Uhoraho azaguhindura ikivume muri bene wanyu, agutere kugumbaha no gutumba inda. Numara kunywa aya mazi atera umuvumo, azagutumbishe kandi agutere ubugumba. Umugore ajya asubiza ati, ndabyemeye bibe bityo. Umutambyi ajye yandika iyo mivumo, hanyuma inyandiko ayinike muri ayo mazi y'ubusharire. Mbere yo kumunywesha ayo mazi y'ubusharire atera umuvumo, ajya mwaka rya turo ry'umugabo we wamufuhiye, arimurikire maze arijyane ku rutambiro. Afateho ifu yuzuye urushyi ayitwikire ku rutambiro, ibe ikimenyetso cy'uko byose byantuwe. Hanyuma anyweshe uwo mugore ayo mazi. Niba yarihumanyishije ubusambanyi, ayo mazi y'ubusharire atera umuvumo azamutumbisha inda, amutere n'ubugumba, ahinduke ikivume muri bene wabo. Ariko niba uwo mugore atarihumanyishije ubusambanyi, ayo mazi ntacyo azamutwara, azabyara. Ngiryo itegeko ryerekeye umugabo ufuhira umugore we, akeka ko yiyandaritse akihumanyisha ubusambanyi. Amuzana imbere y'ihema ry'Uhoraho, maze umutambyi akamugenzereza nk'uko byategetswe. Umugabo ukoze atyo nta cyaha aba akoze, ariko umugore niba yarasambanye azabihanirwa.